Ndagusuje kandi nkwifurije ibihe byiza ukomeje kubana na Gospel Room TV. Ni amakuru agiye atandukanye ari kugenda avugwa hirya no hino ariko mu isi ya siporo. Apotre Mignonne yimitse abashumba b'abagore 25 n'abandi bakozi b'Imana barenga 300 mu giterane cyabaye muri uyu mwaka wa Women Together Conference 2026. Apotre Mignonne Kabera yasengeye abashumba b'abagore 25 ndetse n'abandi bakozi b'Imana barenga 300 bagiye kugira uruhare mu murimo w'Imana mu byiciro bitandukanye. Ibi byabaye rero ku itariki ya 15 Kanama 2026 mu gusoza igiterane Women Together 2026 cyabereye muri Beka Arena kuva ku itariki ya 11 kugeza 15 Kanama 2026. Apotre Mignonne Kabera yimitse abashumba b'abagore 25 abaha inshingano yo gukorera Imana hirya no hino ku isi. Igikorwa cyabereye muri iki giterane cyateguwe na Women Foundation Ministry yari kwizihiza imyaka 20 maze ikora ibikorwa bigamije kuzamura abagore, kubaka imiryango no guhindura ubuzima binyuze mu kwizera Imana n'ubuyobozi. Ni gahunda ya wirira imaze imyaka rero 20. Umushumba mukuru wa Noble Family Church n'umuyobozi mukuru wa Women Foundation Ministry Apostle Mignonne Kabera yavuze ko kuba uyu muhango warasengewemo abagore bonyine bidakwiriye gutuma abantu batekereza ko umurimo w'Imana ushingiye ku bagore gusa, kuko n'abagabo bawufitemo uruhare rukomeye cyane. Ati uyu murimo urimo abagabo benshi kandi ufite abapasiteri b'abagabo benshi. Nubwo mubona uyu munsi ari uw'abadamu n'abakobwa, ariko dusanganwe n'abagabo. No mu minsi iri imbere tuzagira ibiterane by'abagabo aho tuzasengera n'abandi bagabo bajya mu mirimo. Mureke dukorera Imana, dukomere Imana amashyi kubera abagabo. Urebye bikaba byaravuzwe rero na Apostle Mignonne Kabera. Yavuze kandi ko hari abagabo benshi bafasha abagore barimo n'abasengewe muri uyu muhango, ndetse ko ubufasha bwabo ari ikintu gikwiye gushimirwa. Umuhamagaro w'umugore ngo ugomba kuba rero umurimo umutoza n'ubumana. Yasobanuye ko impamvu uyu munsi hibanzwe ku gusengera abagore ari uko umuhamagaro w'uyu murimo watangiriye ku bagore. Yibukije ko hari n'abandi bagore basanzwe bafite inshingano zikomeye mu mirimo igiye itandukanye ndetse no mu murimo w'Imana, ariko nabo bakeneye gukomeza gufashwa ndetse no gufatwa ukuboko no guterwa inkunga mu buryo bugiye butandukanye. Rero congratulations kuri iri torero cyangwa se iyi ministeri ku kuba yaratekereje ku bagore 25 ndetse n'abandi bakozi b'Imana barenga 300 bakaba barasengewe kugira ngo bakomeze bakore umurimo w'Imana. Andi makuru agiye atandukanye ari kugenda avugwa mu isi yobokamana nuko Gentil Misigaro uyu muramuzi abarizwa mu gihugu cya Canada, akaba rero uyu muhanzi wo kuramya no guhimbaza Imana wamamaye mu ndirimbo Biratungana yasobanuye ko indirimbo ye nshya Urakomeye yavutse, anavuga ko yindi mishinga igiye itandukanye afite mu gihe kiri imbere. Yarigarutseho kuri uyu wa 19 Kanama. Gentil Misigaro yashyize hanze indirimbo nshya y'amashusho Urakomeye ivuga ku guhambara kw'Imana ndetse ikanibutsa ko amaraso ya Yesu yamenetse ku musaraba ariyo yahaye intsinzi abizera bose. Indirimbo Urakomeye iri kuri album ya kabiri ya Gentil Misigaro yitwa Yawe. Ni album yakiriwe neza cyane kurusha uko uyu muhanzi yari abyiteze, kuko yabihamirije itangazamakuru. Iyi album rero ngiriho indirimbo zigera ku 10 ziri mu Kinyarwanda, Igiswahili n'Icyongereza, aho harimo nk'izo When You Command, Yawe, Haleluya, Kila Siku, Nguvu na Musifuni, Ansindira Intambara, Ndifuza Gusa Nawe, Yesu Araryoshye na Urakomeye imaze kujya hanze. Gentil Misigaro utuye muri Canada rero hamwe n'umuryango we yavuze ko igitekerezo cy'indirimbo Urakomeye cyatangiye mu mwaka wa 2019 aho yari afite urugendo rw'ibitaramo mu gihugu cy'Ububiligi. Akomeje avuga ko rero umuhanzi Zach Labine yamubwiye ko nawe yandika indirimbo kandi ko yifuza kumenyekanisha bimwe mu bihangano bye. Gentil Misigaro yamusabye kuririmba
kumuririmbira zimwe muri izo ndirimbo, maze yumvise amagambo y'iyo ndirimbo arakomeye, arayikunda cyane, bahita bafatanya biyemeza kuyiririmba. Mu yandi makuru ari kugenda avugwa mu iyobokamana, reka n'ubundi tukubwire ko igitaramo cyari giteganyijwe n'ubundi ku itariki ya 16 ni Rwanda Shimana Imana. Ni igitaramo cyitabiriwe n'abashumba bagiye batandukanye mu matora agiye atandukanye. Rero kikaba cyari kiri kwizihizwa kuri iyi nshuro, tukibutsa ko ubwo cyaherukaga ari nabwo batahaga stade Amahoro. Nanone cyongeye kubera muri stade Amahoro, kigaragaramo abantu bagiye batandukanye, ariko abantu bagiye bishimira kuba iki gitaramo gikomeje kuba imbarutso yo kongera kuzirikana imirimo Uwiteka yagiye akora mu buzima bwa buri munsi bw'Abanyarwanda ndetse n'igihugu muri rusange. Iki gitaramo cyari n'ingema abakora agiye atandukanye ndetse n'abanzi bagiye batandukanye mu rwego rwo gukomeza gufasha abari bakitabiriye kunezerwa ndetse no kurushaho kwegerana n'Imana. Reka rero tugushimire wowe ukomeze kubana na Gospel Room TV. Ni isi yobokamana, ni televiziyo kugeza amakuru agiye atandukanye mu isi yobokamana. Ntugacikwe rero n'amakuru tugenda tukugeza ahagiye atandukanye, ariko mbere yuko tugusezera tukubwire ko Papa Leo wa 14 yasabye Kiliziya n'Abakristo kurenga imipaka y'ivangura n'ibindi bibazo bishobora gukumira abantu. Avuga ko ubutumwa bw'Imana bugera kuri bose kandi ko nta muntu ukwiriye gusigara iruhande. Yabigirutseho ubwo yayoboraga isengesho rya Angelus ryabereye muri Cathedral Gandolfe ku cyumweru. Papa Leo wa 14 yagarutse ku ivanjiri ivuga ko umugore w'umunyakananikazi wasabye Yesu gukiza umukobwa we wari ubabaye. Uyu mugore yari mu bwoko bwa Yesu kandi yari umunyamahanga, ariko yakomeje kumusanga no kumusaba ngo amufashe. Papa yavuze ko nubwo uyu mugore atari yarigeze agirana umubano wa hafi na Yesu, ukwemera kwari kumaze gushinga imizi muri we. Yasabiraga inyungu ze bwite, ahubwo yashakaga ko n'umukobwa we akira. Uyu mugore rero yahuye n'imbogamizi nyinshi. Abigishwa ba Yesu bamubonaga nk'umuntu ubangamiye cyane, ndetse na Yesu ubwe yabanje kutakira ubusabe bwe ako kanya, ariko uyu mugore ntibyamuca intege, akomeza guhatana. Ibi rero nibyo Papa Leo yibukije Abakristo ko bakwiye kurushaho kubaka ubumwe hagati yabo.